reka twongeye dufate akanya tubashimire mwebwe dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Iyi ngiyi ni 6 position show aho tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye cyane. wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ubasha kubona notification cyangwa se inkuru nshya cyangwa se ubutumwa bugufi tubasha kugezaho kuri YouTube channel 6 position show. Ngiye muri kumwe ni MC Seti Rondo Boy Nzogejo, ariko imande yanjye ndi kumwe n'abana ba. Reka rero tubanze dusuze Sasha umeze gute? Ameze neza. Ya reka dusuze na Becky. Ya ameze neza. Nshimira cyane Becky, ngira ngo murabizi mu biganiro bishize yari yanumiye Becky byagenze neza, Imana igumugisha. Uyu mukobwa rero naje gusanga afite ibanga ryihariye ku bandi bakobwa batandukanye. Uyu nguyu naje gusanga hari icyo bita umwuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Uyu nguyu rero ari ku buvivi bw'umudamu cyangwa se umutegarugori wubatse zina mu bihe byashize muri iki gihugu cyacu witaga nyiransibura. Yes, ndabeshye? Yes, uyu nguyu ari iyo ngiyo. Turabashimiye rero mwebwe mudahwema kubana natwe, tunabashimira kuba ikiganiro kigitangira ukaba wakireba paka gisoje, kuko buriya iyo utangiye ikiganiro ugahita ugipozinga mu minota 5 hari byinshi cyane ubuhombye cyane nkatwe nko kuri 6 position show. Tuba tubafitiye ibintu byinshi cyane tugomba kubagezaho. Mwababonye ariko ngira ngo bababonye. Tuba twababonye, turabasuhuza buri munsi, turabakunda abakunzi badukurikiye kuri 6 position show. Turabakunda cyane bituvuye ku mutima. Ni ikintu tugomba, kubera ko twabemereye kuzajya tubana nabo mu buzima bwa buri munsi na buri munsi, ntago bazatubura, tuba turi kumwe nabo bo ntibakajye bacika intege bo gukuraho. Nibyo tuvuga gifite akamaro, bibubakiye ingo za hato na hato, abo zendaga gusenyuka turazisana zikagenda neza. Mwebwe mukomeze mutukurikire mukora subscribe kuri 6 position show. Tufafitiye byinshi cyane, hari byinshi bitaraza mutari mwabona, ariko kanda karakantu kinzogera kugira ngo tubona ibiganiro byose bitambutse. Barakoze bashiki bacu bamaze kubibwira, banababwiye ubwiza bwo kurikira 6 position. Buri hari abatipe barimo kubati mwana icyama nanjye rwose nkicira gati y'abakobwa babiri ati ari batipe rw'urukaratirwa. Ahangaha tuba turi muri debates kugira tuganire how about any condition relaxing any family like husband and wife. N'abari mu gihugu cy'Ubugande turabasuhuje mu gihe bareko tubaramusiza abarundi bavuga bashikira nganje none mugabo. Abakongomani turabakunda cyane, habari ya mangalibu bavuga ngo iki muri chapeau, tunashukuru sana. Naho rero abari mu gifaransa bonsoir, aujourd'hui je vous abahinde shuria oria namaster Indian I'm called the MC7 Indian is a 6 position around here in Rwanda. Indian girl, Indian Rwanda, Indian. Twabasuje cyane urumva ko nagerageza ariko no kununguye. So ikibazo cya mbere reka mbanze mere kuri ku muvandimwe wacu. Imbavu zanjye ziraturi. Wabonye uburyo bushize nabibonye bura ndabikurikirana video yose igiyeho imara kurebwa n'abantu 10 namaze kubibona. Buryo yagusuye mu rugo bimeze neza, ariko ngo yita ku mugabo kana mu mesero. Ko cyane rwose. Gute rero? Umva. Nge ubundi mpega abagore bose ba mu gihugu. Tubwira akantu barusha. Urabona ko akundi umugore afite nk'umukozi. Umukozi wana ko ngo nibatari. Mesa masogisi y'umugabo, mesa boxer, mesa sengeri, everything. Akubarusha nakaye. Akombarusha nuko nge boxer y'umugabo, isengeri y'umugabo, isocks y'umugabo, ndabyimesera. Hana musasira ngewe ubwanjye ntatumye umukozi. Tukira aho ngaho kugira ngo tubashe gutwara neza ibyo tugiye guhereza abavandimwe badukurikiye.
umaze kumesera umugabo amasogisi umaze kumumesera isengeri umaze kumumesera buri kantu kose ugiye kumusasira iyo ugiye kumusasira usasa yatashye cyangwa usasa kiyagera okay nge yatashye iyo avuye wenda ku kazi cyangwa iyo agiye ku kazi aragenda nkasigara ntunganya utuntu twe harimo n'icyumba turaramo akaza asanga ibintu bifreshe nanjye ndi fresh yes wow sibyo urumva iyo ngata b'ingingo se mbarusha ni ingingo ya mbere turacyari kumwe na Sasha ku kibazo cya mbere tukiri kumwe na mushiki wacu mukuru hano ahangaha cyane umaze kuvuga ati umugabo ndamusasira ibintu byose bigenda neza ariko se hari ikintu tubona abagore ugasanga yashashe mbere y'uko umugabo ataha ariko se nta kandi ka innovation umugabo yanataha akigera mu rugo ushobora kumwakira gute so ikintu numva mu gusasa wenda urabona ushobora gusasa wenda nka saa sita ukaryamaho ibiki ariko nyuma uzi umugore abaze amasaha umugore ugomba gutahiraho warangiza ukahatunganya neza iri gukusha no gukora amasitiri udutima ku buriri ibiki byangiza ukitahisha ukamba utuntu turi sexy kamutegereza neza ubuhumura uburiri buhumura ahantu hose mbese ibintu nk'ibyo akinjira ari tari nawe amunanira azanye byose bitabishije. Okay. Aha tukiri aho ngaho turagera hano ibumoso bwanjye bwa mushiki wanjye umeze gute Becky? Meze neza. Ubumvisha uburyo ashobora gutegura umugabo uburiri? Sasha yaranyemeje. Akose buriya ni ngombwa yuko umugabo ava mu kazi akikuriramo inkweto n'amasogisi muri sa. Wowe urabyumva gute ibyo ngibyo? Ntabwo njyewe kuri njyewe ntabwo bishoboka no kuvuga ngo just njyarinjira ikintu mbasha kubanza kumukuraho ubumvisha wa Becky reka twumve ndabasha kumenya utwara neza umugabo njyewe abafite akabage abafite akabage karimo machine urumva birumvikana bavuye ku kazi hari umudamu ejo twagiye kiganira arambye ati njye umugabo wanjye yatashye aza yikoreye igikapu namaze se ni iki gikapu aba yikoreye ati njyewe kubera yuko azenguruka muri karitsiye avuga ngo imitaka amasafuriya amabande bigusekeje uburo kazi ni kazi narabaye cyane kuko uburyo umudamu yabivuze njye ntabwo nabisoza ubwo umudamu yambwiye ati njyewe mbere yuko umuganya kijya mu rugo ahetse igikapu nabasema abahetse iki ati umugabo wanjye abahetse igikapu avuye mu kazi nese icyo gikapu mbere yo kukimukuramo bigenda gute ati abahire yavunitse nese akora iki atirwa muri karitsiye zose mu mujyi wa Kigali none se abakora iki ngo imitaka amasafuriya amabase turakoresha ukeneye gukoresha inkweto urumva ko aba yavunitse by the way so ntabwo ari uguseka nuko biba bishimishije kubona umutegarugori nk'uwo nguwo akubwira umugabo we akaza akakora so uwo mugabo wawe abahetse bag imeze gute abahetse bag irimo machine by the way abahetse bag irimo machine ubigenza ute njyewe ikintu mbasha kubanza gukora ntabwo nashaka kubanza kumukuramo inkweto kandi agihetse machine agihetse ibag mvuga ikintu cya mbere umuntu agomba kubanza gukora kumukuramo ibag mara kumukuramo ibag agomba kuvuga ngo ibag ukabuyirambitse mu ntebe kuko abenshi by the way dufite tapi muri saro ntabwo yakwinjiza inkweto muri saro birumvikana ibag iyo umaze kwirambika mu ntebe uca bugufi ukunamuga muhambura araseze inkweto ukamukuramo inkweto akabona gutambuka akigira imbere ukabona kumukuramo niba ari ikoti yambaye cyangwa ishati ukayimukuramo niba ari uwicara mu ntebe kuko Biden ntabwo yahicara umwanya munini kuko biba ngombwa ko isume uba wayiteguriye aho hafi akomeza agenda muri dushe igihe akomeje kugenda muri dushe nawe usigara utegura ibintu ugomba gutegura nyine ni uvuga ngo ibintu ni ibiki ni za nkweto kuzishyira mu mwanya wazo ni cya gikapu avanye ku kazi kugishyira mu mwanya wacyo niba ari mashini ntabwo ari ngombwa ngo ukirekere muri saro kijyane mu cyumba aho asanzwe akorera akazi kiwe cyangwa se imashini aho isanzwe iba hari abadamu batubwiye yuko umugabo ngo aba agomba kwitwaza amazi muri dushe ibyo bintu murabibona gute ntabwo bibaho ni ukuvuga ngo igihe akiri guhindura imyenda akiri kujya kwambara isume we ni nk'ibintu ugomba gukora ni nk'ibintu ni nk'itegeko ubundi ntabwo navuga ngo ni nk'ibyo kuvuga ngo kuri moving ni itegeko fata amazi uyajyane muri dushe niba ari umugabo wakara amazi ashyushye mushyuhiriza amazi ko hari abantu benshi bakara amazi ashyushye hari n'abantu benshi bakara amazi akonje niba uzi ko umugabo wakunda amazi ashyushye mutegura amazi ashyushye muri dushe ariyo ujyana muri dushe umugabo arava guhindura imyenda yamaze kwambara isume arajya kugera muri dushe bamuteguriye y'amazi
ubundi nawe ugaruke ufate ya myenda y'umugabo niba ari ijya urayishyira mu kintu kimeswa utegura ameza. Umugabo arava muri dushe ameza aneje gutungana. Iyo ke ugomba guhereza umugabo wawe akigera mu rugo avuye mu kazi. Okay, murakoze cyane mwe mudukurikiye, ntucikwe nuveho, turacyakomeza. Ndi kumwe na Sasha ndetse na Becky hano kuri Six Position Show. Ntuze gucikwa, njye muri kumwe ni MC Seti Lond Boy Nzogejo. Hari abavuga ngo umudamu cyangwa se umutware umugabo n'umugore ati bigenda neza cyane, ati buriyo bakoze ibintu biraryoha bikagenda neza cyane. Ariko hari abagabo benshi, hari comment nyinshi twabonye nyuma yuko dukwana ikiganiro, bavuga ati abadamu benshi bavuga ati twebwe, ati impamvu abagabo baduciye inyuma ati nuko batubwiye yuko tutabasisa. Hari n'izo abagabo wagiye ubona kuri telefone apani zo bohereje kuri YouTube, ngira ngo urabyibuka. Abagabo bavuga ati ngewe niba nashye nkajya muri dushe nkakaraba, umugore nta nubwo nkoreye subscribe tubabare, umugore nabwo ankoreye surprise ansange muri dushe. Namara kunsanga muri dushe natangiye koga ahita nsirita, ibyo ndabyihangane. Tugeze mu rugo, tugeze mu nzu mvuye koga, umugore ngiye gutangira kumukuramo ibitenge n'ibiki we nta nubwo aroga, aracyafite uburimiro, yakoze ibiki cy'amasuku, yavanye abana ku ishuri, kubyumva neza. Ati noneho umugore, abagabo bakavuga ati njye nagakwiye kuryama akayifata akayikomba. Iyo tuvuga kuyikomba, abanyarwandakazi, ntago ari ijambo risebetse, ahubwo ni ijambo ry'abantu bakuru ryigisha yuko kuyikomba nicyo bita gusesa. Kuyonka. Yes, urakoze cyane, numva uyu nguyu azi kuyonka. Noneho abagabo bakavuga ati njye numva madamu yakabanje kuyonka. Ese nkamwe abadamu cyangwa se abakobwa, umugabo ni byiza yuko mbere yuko igitsina cye kimaze gufata wa murego azagutangira aguteguza igitsina cyawe, icyo bita koroshya igituba. Hari uburyo abantu bavuga ngo gutegura igitsina, sibyo? Abantu bakagira ngo ni ugukirigita. Mu biganiro byashize wambwiye yuko we ushyukwa ari uko bagukirigise nka gutya, wisongera gushyukwa. Ubukize niko yambwiye, urabona ko ariho biva. Ariko hari abadamu benshi bazi yuko umudamu ari buryoherwe ari uko ufata imboro ukayikoza ku gitsina cye. Ariko biriya bintu byabo ngo noneho wakojejeho intoki ngo ubwo wateguye mbere ngo byarangiye. Ibitoki birababaza. Tukiri aho ngaho n'abaciye mu ijambo, umugabo ni byiza ko avuye muri dushe, nibyo numva bagenzi banjye bavuga, nanjye mfite ibyo nkunda. Ni byiza ko umugabo yava muri dushe ukamubwira baby wow welcome in bathroom baby, ugatangira kumuhanagura, ugahita upfukama nyine. Ubundi bugande umugore yarapfukamaga utaha mbere yo kuguha ibiryo everything. Ni byiza ko umugabo wamuhanagura, none nyuma yo kumuhanagura ugahita umutugura mu kuye asuma, ugahita unayonka. Kari akantu murakumva gute? So by the way, ako kantu so utabishoborera nawe ngaho muri salo yabishoborera mu cyumba. Ntabwo tuba turi kuvuga ngo tuvugira muri salo cyangwa tuvugira mu cyumba. Mvuga ngo wowe ibi tuba turi kuvuga wowe ukuremo inyigisho zawe zakubaka. Icyo dushaka ni inyigisho zakubaka, ntabwo dushaka kugira ngo twebwe ngo ubirebere gutya gusa ngo ni ibiganiro. Habwo kuramo akantu kamwe kandi kabe kamwe cyangwa tubiri, cyane ko ingendo y'undi ivuna. So nukuvuga ngo hari n'uburyo ibintu byo gusesa n'iki, ese uyifata ute? Hari uburyo bwinshi muyifata kandi siko muyifata neza. Bakayifashe gute rero Becky? Uvuga ngo ese muyifata mute? Sibyo? So ntago uvuga ngo ni erega dufata byinshi. Nshobora kwita mpubuza telefone ngafata telefone, nshobora kwita mpubuza kira runaka nkagifata ufata ute? Nose niba ugiye kwifata nk'usanga ufata telefone ukikanga urimo gukandagura, niba ugiye kwifata nk'usanzwe ujya gufata ibyo ushaka byose, urumva byumvikana? Ntago byumvikana. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugomba guhindura mukanacyusa, mugahindura ibintu mukora
mu ngo zanyu mu rugo rwanyu no koroshya ikiganza cyawe bana kugenda ni ukuvuga ngo ikiganza cyawe ntabwo kigomba kuba mekanike ugiye gufata imboro y'umugabo wawe sibyo ikiganza cyawe kigomba koroha kigiye gufata imboro y'umugabo wawe mushame ntabwo ari telefone nk'uko nabibabwiye muba mugiye gufata telefone niyo ufata cyane kugira ngo itagucika iturasi ikameneka ukayihomba ntabwo rero imboro ibiri bugucike ngo uyiture hasi yifate ikiganza cyawe cyoroshye tuvuye muri ibyo mutubwira uburyo wafatamo iyo mboro cyangwa se uburyo wafatamo igitsina cy'umugabo wawe ni ibintu byiza cyane mwebwe mugikurikiye 6 position show mwebwe mugikurikiye 6 position show turacyari kumwe n'abavandimwe barimo kutuganiriza cyane ni byiza cyane bamaze kukubwira uburyo ushobora gufatamo imboro y'umugabo we cyangwa se igitsina cye ibintu muvuze nibyo ubaze nk'umugore ahise kuya sheri ntari yizane agiye kwiruma so bamaze kutuganiriza kuri icyo ngicyo noneho nyuma y'ibyo ngibyo hari ikibazo nshaka kubabaza hari ibibazo abagabo bavuga ati njyewe nshobora kuryamana n'umugabo hari ikibazo nk'abagabo babaza ati njyewe iyo ndyamanye n'umukobwa nshobora kuba narangiza mbere ye ibyo bintu mwebwe mubyumvaho iki ntago just ni ukuvuga ngo njye ibyo bintu ndabizi cyane rwose ntabwo ari ibintu biba bitangaje abagabo benshi ndabizi ko murangiza mbere y'abagore banyu shuba benshi kambere abagabo benshi ntabwo ari ibintu mpamya neza ko nta n'umugabo nigeze mbona nanjye ubwanjye urangiza ndangiriza rimwe nawe ku turo ya mbere beki njye nabikora rwose ntabwo bishoboka icyo cyo nkikubwira none se ubu wamara iminota abagabo bakeya barangiza mbere ku ituro ya mbere ntabwo bijya bishoboka ko umugore arangiza mbere y'umugabo umugabo arangiza mbere y'umugabo ukiri aho ngaho hari umuhanzi w'umunyarwanda waririmbye ngo buretse gato hari umuhanzi w'umunyarwanda waririmbye ngo abagore murakaze abagore murakomeye sinzi niba mumuzi ninde umuzi muri abagore turakomeye buretse abari kuri kamera niba babwiye ninde umuzi uwo muhanzi wayimiye indirimbo iyo ndirimbo ngo abagore murakaze abagore murakomeye uwo muhanzi yararirimbaga yari n'umunyamakuru on this time ni nawe nyiri TV1 yitwa Kenisi urumva ko abagore mukomeye kandi mukaze ariko njye nshobora kuba nabikora ku ituru ya mbere mama Diane ntabwo mujye muvugana so turavugana pe ariko nkubwiza ukuri mama Diane kimwe uko Sasha mugenzi wanjye nawe buri muntu afite umubiri just nuvuga ngo ibyo ndi kukubwira njyewe ubwanjye buri muntu n'umubiri ariko tension banza umenye ngo ese umuntu muri kumwe abikora gute cyangwa se afite uwuhe mubiri n'umutwara gute ikindi cya kabiri ujye umenya ngo hari ahantu ushobora kunkorera njyewe ubwanjye ngasimbuka nkaryoherwa sibyo ariko hari ushobora gukorera Sasha ntaryoherwe kimwe ukora handi ushobora gukorera Sasha sibyo kimwe ukora handi ushobora gukorera Sasha akaryoherwa ariko njye waza kwankorera ukabona cyane ukabona nta gicemeze nk'igiti sibyo nk'urugero ushobora gukira igita Sasha wenda nk'uko nabikubwiye ukabona nta n'ubu ukiri igitwagire do urabona ko nawe ariko so waracyabugira nukuvuga ngo so nibyo ndi kukubwira nk'abantu mudukurikiye abantu ntabwo duteye kimwe nujya kurongora umukobwa wo hanze kandi usize umugore mu buriri cyangwa usize umugore mu nzu iwawe ukavuga ati ndagenda rongoye akana wagafashe neza mwabaga mu mwana agahara posteri kari ubu ngubu ko umugore ayicara gutya cyangwa se agarama muri kubibona gutya yamara kugarama ukamubwira akabumba amatako nk'uko yanga yabumbye ikajyamo none ikindi cya kabiri akayishyiramo just uranze ukamubwira ati tandukanya amaguru namara gutandukanya amaguru uyishyiremo wongere umubwire ngo zana ya maguru yabumbe sibyo ako kantu ni keza nagakoze numva ni keza cyane karakuryoheye karandyoheye cyane niyo mpamvu tukababwira uvuga ngo wamara kubumba umugore atandaraza gute yes aratandaraza ukuri kubibona nyine ukamubwira nyine agatandaraza ukayishyiramo noneho ukongera ukamubwira ati bumba amaguru just yamaze kubumba amaguru wowe ukajya ukomeza uyizamura ikubyiga mu matako uba wumva ari byiza byahatari nuvuga ngo iyo uri kuyizamura
uba wumva itava mu matako oya niyivamo uba wumva nivuyemo wumva igonze kuri rugongo imanuka igonga kuri rugongo imanuka none ukigonga kuri rugongo ukumva noneho iyo yinjiyemo gutya yafunze amatako ntabwo yinjiramo direct ahubwo yinjiramo ahandi hantu hasi ukumva noneho ni ibintu bimeze ukundi kuntu mukamenye ni ukuvuga ngo ugomba gukuraho amaguru akayinjizamo ubundi ukabumba amaguru ubundi akajya abikora amaguru yawe nawe wagize ute uyanyonga unayoroheje utagize utakuja utayikuramo nayo igomba kuba imeze cya mugakora ameze gutya ifashemo ni uvuga ngo ntishobora kuvamo ntishobora kugera muraryoherwa ari wowe umugore ari umugabo mwese muraryoherwa bimeze neza vuga karaga positeri nakizeho cyane tukiri aho ngaho turacyari kuri 6 position show ni MC Seti Londo Boy ndi kumwe na mushiki wacu Becky ndi kumwe na Sasha ibintu ni sawa neza cyane kora subscribe like comment and share turaho ngaho mumaze kutubwira ati hari abagabo barangiza vuba ese nk'umugabo muramutse muryamanye akarangiza mbere yawe wowe utararangiza wabyakira gute reka twumve wabyakira gute wowe so mbere yuko navuga uko nabyakira kamanze mbigisha kama abagabo benshi bakunze kurangiza ku ituru ya mbere y'abagore ariko si bose ariko burya hari no nande numushiremo na cameraman numushiremo simuvuze izina ariko hari ukundi kuntu wabigenza mukanarangiriza rimwe burya biterwa n'ukuntu wateguye umugore hari igihe utegura n'umugore cyane kubw'ukuntu uri kumutegura akagenda agira ubushake bwinshi cyane urugero gutegura kwa mbere gutegura kwa mbere ngende umugabo wawe negura numore negura mu bitekerezo ikintu cya mbere ndatanyitegurira mwitegurira sheri wiriwe gute erega ushobora no kusibya nyine kugukoraho bya mbere ninshobora afite ubwanwa se ntabwo afite sibyo avari kuranda kiri gite akariko kano kambere ntagomba gukora ugakora umugabo wawe so n'abaciye mu ijambo kuri 6 position show mwe mudukurikiye ni umukunzi wanyu Seti kwizera muri kumubona so nkuko nabasezeranyije ntagazongera kubura azajya bahari kugira ngo akomeze abagezeho bino biganiro tugiye kujya tuba turi kumwe tuba turi kumwe na Becky kugira ibintu byose bibasha kugenda neza mwakoze kudukurikirana kuri 6 position show mukomeze mukore subscribe mukomeza kurikirana ibiganiro tugiye kujya tubakiraho buri munsi bitandukanye mukomeze mugira amatsiko hari ibintu byinshi cyane tugomba tubafitiye mukomeze ariko Becky nagucerwa ijambo hari nakandi kantu nifuza ko abayobozi bacu bazashyiramo hari ukuntu ushyiraho contact nyine urabibona ziba ziri ariko hari ukuntu ushyiraho contact noneho na wa mudamu ufite ikibazo ushaka kuza kuganira natwe akaza tukaganira na wa mugabo akaba yaza tukaganira yes nta kibazo